Yes, bakunzi ba Zararyoshye TV twongeye kubasuhuza tubifuriza igicamunsi cyiza. Aka kanya rero nk'uko mubibona turi kumwe n'abatumirwa kuri Zararyoshye TV. Bakaba ari abasitari bakina filime, hanyuma mbere y'uko tugira ibyo dukomeza reka babanze batwibwire. Nitwa Nigena Denise, nkaba nkina muri filime nitwa Nadia. Muratwibwira hanyuma muratubwira na filime mukinamo. Murakoze. Nkuko bisanzwe amazina yanjye bwite Murindwa Ben, izina ry'ubukinnyi ni Berone. Tukaba dukina kuri channel yitwa Zararyoshye TV. Izina rya filime nshyashya turi gukina yitwa Icyifuzo n'Umuhigo, irimo inyigisho nyinshi kabisa abantu byo gukangurira urubyiruko kugira ngo bitabire kureba iyo movie. Irimo inyigisho nyinshi cyane. Ndakeka ubirebye kabisa ntabwo wabura isomo ukuramo, kuko yaratugoye kabisa, twayitekerejeho cyane. Urakoze cyane rero, tubasanze hano mwakitinga, muri abakiteri beza, murakina rwose pe bikagaragara. Ese turabaza Nadia, waba usanzwe uri umukinnyi wa filime bisanzwe? Ni bwa mbere ngiye gutangira gukina filime. Uri igitangaza, biragaragara ko ugaragara nk'umuntu usanzwe ukina filime, uburyo twabonye wakitingamo uri umuntu rwose bigaragara ko uri professional muri filime. None wagize ikihe gitekerezo, wakigize ute cyo kugira ngo ukine filime nyarwanda? Nararebye ndatekereza, mbona ndamutse ngiye muri filime hari ikintu byangezaho, hari inyigisho nyinshi nshobora gutanga ku rubyiruko bagenzi banjye. Ndavuga nti wajya muri filime nkajya kugerageza amahirwe. Twabonye rero umuntu bita Benoni hariya, hari ahantu mwarimo mwakitinga ari kumwe muri abantu bane, ariko bigaragara ko wowe umuntu wari uzi ko muri buhure mukamererwa neza bitagushimishije. Ni iki kitagenze neza kuri wowe? Nabonye uriya mutipe ari ni byahatari. Uriya mutipe hoya. Umusista ndamuzi. Uretse gato Benoni, reka nkomeze mbaze Nadia. Ese Nadia, bibaye ngombwa ko Benoni asaba ko mujyana mu rukundo, wabyakira ute? Saho yaba nkuye, kuko nanjye ndabishaka cyane, ndabishaka byatari. Uti ndabishaka byatari. Ese Benoni, bibaye ngombwa ko Nadia akubwiye ko agukunda akabikubwira, kuko twaje tubona mwakitinga tukabona koko ari mu rukundo, wamusubiza iki? Muri filime yabibonye ko mfite umukunzi, buriya se bizamworohera? Ufite umukunzi, ariko nk'uko bigaragara umukunzi wawe rwose pe aragukunda, ariko ko twabibonye Nadia nawe arimo kugukunda. Ngaho rero nawe mumara amatsiko, we aravuze ati bibaye ngombwa ko musaba urukundo akabinyemerera, muri filime byahita bikunda. Reka tujye muri filime cyangwa se behind of film. Buriya kugira ngo wemerere umuntu hari ibintu byinshi bisaba. Hari igihe ashobora kubikora neza, akitwara neza, nkabutira wa wundi nari mfite, nkaba namwemerera muri make. Nadia, ngira ngo wabyumvise, n'ubyitwaramo neza bishobora gushoboka. Ese mu buzima busanzwe Benoni ufite umukunzi? Mu buzima busanzwe ndacyari ingaragu, niko bivuga. Ni ukukubaza niba ufite umuntu mukundana, ushobora kuba uri single cyangwa se ufite couple yawe, nyine uri couple. Ndi single kabisa. Single serious researching. Ubu Nadia arabyumva, reka tumubaze nawe, ndumva biri bumushimishe, reka twumve nawe uko abyumva. Nanjye nta mukunzi mfite, niyo mpamvu namushakaga. Munkoreye akantu keza cyane, surprise. Wenda mbere y'uko tubivugaho hari akantu gato ngira ngo tuvuge. Muri abakinnyi ba filime kandi bigaragara ko muzaba muri abahanga cyane rwose bishoboka. Reka rero Nadia nkubaza akabazo, ni irihe kosa umukunzi wawe yagukorera ntumubabarire? Yanciye inyuma. Wabyumvise Benoni ko n'umuci inyuma bizabibaza, kandi nabonye umuntu bari kumwe hariya nawe ni Winnie, yarari mu rukundo, nawe agira icyo umubwira. Wowe umukunzi wawe n'iki yagukorera ukababara ntumubabarire? Ni ukuvuga ngo ukuntu nabonye Winnie wanjye n'uburyo tubanyemo, yanigeze kubona ari uriya muhungu nyine numva nyine ndariyakitinze, ariko yandabizi ko nkunda nyine, gusa ikintu cyambabaza aramutse aciye inyuma nanjye byambabaza cyane kabisa.
murakoze cyane mwese murasubiza neza. Akabazo ka nyuma ngiye kubabaza, mugiye kudukorera akantu gatoya Nadia akwereka ko agufitiye urukundo, hanyuma nawe niba uri burumuhe cyangwa utarumuha simbizi, muradufasha gukina ako kantu. Ngaho rero mu masegonda make cyane mutwereke uburyo nimwakitinga aho hantu, wenda niba director wanyu azahagera ako kantu muzagakina kuko abantu bakabona ko ibyo bintu agiye kunsaba urukundo. yego. ngewe rwose nshaka ko twumva wambabariye, nshaka ko dukundana. wabibonye ko ufite umukunzi sibyo? Nabibonye kandi ndakikamye. wabonye asebye? ntabwo asebye, ariko ngewe ndagushaka kandi ngewe se urabona hari ahantu usebye? ibyo ngibyo ntabwo ari njyewe ubivuze, ariko rero ndamukunda nyine, ntabwo byabaho ko namukatira kabisa. ariko ni ukuri umva, ngewe rwose nzakora ibishoboka umva, kandi nzi neza ko ibyo ngibyo byose reka ubu nkorera sinakintu atankorera kabisa, sinzi igihe n'ahantu buriya nahera mukatira, gusa namubwira gutya. umva ihangane ni ukuri, basi dutendeke. ushaka ko mbatendeka? icyo cyaho uzi ko na padiri ntabwo yakikora. murakoze cyane mudukoreye agasiripurize. Hanyuma ngiye kubabaza utuntu dukeya mbere yuko tugana ku musozi. Nadia, ndakubona nk'umukobwa w'umusirimu kabisa, bigaragara ko ukeye. Ubu aho uhagaze hano ukurikije nk'agaciro k'imyenda wambaye, urumva wambaye angahe kuva ku kirenge kugera ku mutwe? 50. 50. Reka tubaze na Benoni, ndabona icyangwe ibintu byose. Reka tubwire nawe uko wumva wiyumva, ntabwo turi bujye muri detaye kubera umwanya dufite. Urumva wiyumva mu kahe gaciro? Sasa rero ngiye ndimo kubona nitujya mu biciro kabisa, ndahita mbikiranye kuko njye birivugira. Iyi nkweto mperutse kwituma Texas kabisa. nawe urabibona ewana n'amafaranga hano. Okay, gaho tubwire mu madolari, urumva uhagaze mu madolari angahe? At least ewana nshobora kuba mpagaze nko mu madolari nk'igihumbi kabisa cy'idolari. Murakoze cyane. Hanyuma rero wenda dusoza ndagira ngo mbabaze, ni iki mwifuriza filime yanyu ku bakunzi banyu, mwifuza ko byagenda gute kugira ngo nyine filime yanyu iboneka wayishaka bigenda gute mutubwire? Okay, murakoze. Nk'ukuntu natangiye mbibabwira, iyi filime ushobora kuyisanga kuri Zararyoshye TV. ujya kuri YouTube channel yawe ukandikaho Zararyoshye TV, warangiza ugahita ukanda kuri subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera, then like, comment nyinshi kugira ngo tumenye duhindure hehe, dukora iki n'iki, ubundi numva ari ibyo. Murakoze cyane. Wowe Nadia, ni iki wasaba abakunzi banyu? Ndabasaba kudushyigikira bakajya kuri YouTube cyane, bagakora ibishoboka, bakaduha ibitekerezo aho bitagenda neza, bakaba baturi inyuma muri make. Yes, murakoze cyane rero abakunzi ba Zararyoshye TV. Nk'uko mubyumva twari kumwe n'abatumirwa abasirimu cyane rwose muri filime Icyifuzo n'Umuhigo. Rero nk'uko bababwiye, filime iboneka kuri Zararyoshye TV, ukandika Icyifuzo n'Umuhigo, ugakora subscribe, ugakora comment, share, hanyuma ngira ngo wenda filime yanyu iraza kugaragara mu minsi mike. Bigaragara ko wenda ariho mutangiye, ariko nkurikije umuvuduko mufite bizaba bimeze neza. Reka rero tubasezere tubifuriza amahoro y'Imana, kandi mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane.